Murakoze cyane tubahaye ikaze kuri uyu munsi wa none aho tugiye kubaganiriza nanone ibiganiro bigiye bitandukanye byerekeranye n'ubuzima kuri Jokeya Channel, akaba ari channel yacu kandi yanyu, aho tubaganiriza ku byo mwagiye mudusaba bigiye bitandukanye bijyanye n'ubuzima. Kuri uyu munsi wa none wakwibaza ngo ese tubafitiye iki? Uyu munsi tugiye kubaganiriza byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'ubuzima bw'uruhu. Abantu benshi bajya bibaza ubuzima bw'uruhu bumeze gute, ese ni gute umuntu yagira uruhu rwiza? Ngira ngo kubera ko ari ikintu kijyanye n'ubwiza cyangwa se cosmetic, abantu benshi barabyibaza cyangwa se bashaka kumenya byinshi bijyanye nabyo, aho umuntu yibaza ati se naye mavuta nakwisiga, aho umuntu yibaza ngo uruhu rwanjye nafata gute, narya iki, nanywa iki. Ibyo byose rero ntucikwe, ntahandi wabisanga uretse kuri Jokeya, aho tubaganiriza byinshi kuri ibyo ngibyo. Kandi hari ikibazo wagiraho rwose tuhari ku bwanyu. Reka tubanze tukurikire ikiganiro, tubafitiye umutumirwa mwiza uyu munsi, araza kuza kubibwira mu kanya. Njyewe uri kubaha ikaze, amazina ni Jerome Nshimiyimana, nkaba ndi umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuganga, aho ndi kwimenyereza umwuga w'ubuganga n'ubundi. Rero murakoze cyane, ntihagire ucikwa. Nitwa Rwibutso Bongwa Josue, nkaba ndi umunyeshuri wiga ubuganga muri Kaminuza y'u Rwanda. Uyu munsi nkaba ngiye kubaganiriza ku buzima bw'uruhu, uko warufata neza n'ibishobora kubwangiza. Ndaza kubaganiriza uburyo wakongera ubuzima bwiza bw'uruhu n'ibintu wakora buri munsi kugira ngo uruhu rwawe ukomeze kurufata neza. Mvuge gato no ku bintu ibyo twita cosmetic, ibintu ugenda ibyo dukunda kwita makeup cyane cyane, niyo mvugo dukunda gukoresha. Harimo uburyo wakongera cyangwa wabukoresha neza ubwo buryo ku muntu ushaka kubukoresha, ingaruka bishobora kugira ku ruhu rwawe, hanyuma nkugire n'inama z'amavuta cyangwa ibindi bintu bimwe wakunda kujya ukoresha ku ruhu rwawe. Impamvu yabyo ni ukugira ngo twongere uburyo uruhu rwacu twurwongerera ubuzima kandi twirinde n'ibintu bishobora kurwangiza. Mvuze ku ruhu, uruhu ni rwo rugingo runini cyane ku mubiri kandi rudufasha kurinda izindi nyama z'imbere muri twebwe, zirinda ko hari ibindi byakinjiramo nk'ibintu biri toxic, ibintu ama infection, mikorobe n'ibindi bintu byose biba mu isanzure bishobora kwangiriza umubiri wacu. Ni rwo rugingo ruturinda, kandi tutirengagije ko uruhu rukora cyangwa rugaragaza ubwiza bw'umuntu. Dufite amoko ane y'uruhu tugendeye ku bantu uko twagiye tuyitaho, ariko cyane cyane harimo abiri cyane cyane niyo akunda kumenyekana. Hariho uruhu rwumagaye, harimo n'uruhu rufite amavuta. Hakaza n'andi moko abiri, ariho uruhu rukomeye cyangwa resistant, cyangwa n'urundi ruhu ruri sensible cyangwa rukunda iyo ibintu birugezeho rukunda kureactinga cyane. Tuvuze kuri urwo ruhu rwumagaye, rukunda kugaragara ku bantu benshi, ugasanga rimwe ntibagira ibyuya, nta mavuta agaragara ku ruhu rwabo. Cyane cyane abo bantu rero tubagira inama y'uko birinda no gukoresha amasabune cyangwa ngo batinde ku zuba, kuko bikomeza kwangirika. Naho abantu bafite uruhu rufite amavuta, akenshi dukunda gusanga aribo bantu bafite ibiheri, ibishishi cyane cyane nibo bakunda kubigaragaraho. Kaza urwo ruhu ruri resistant, abo bantu nibo ukunda gusanga iyo bisize makeup bitabafata. Nabo turya ngo babimenye, batagira ngo ni ibibazo bindi ngo bongereho ibindi bintu bishobora no kwangiza uruhu rwabo, ariko babimenye. Hakaba n'urundi ruhu bita sensible, ari rwo kenshi rukunda iyo wongereho ibindi bintu ku ruhu rwawe rukunda kuza bakagira bya biheri. Ikintu cyose bongereye ku ruhu rwabo kibatera kugira ibindi bintu bishya bizaho, bya biheri n'ibindi. Hakaba bo banagira amarerishi cyane ku ruhu, cyangwa se bakabagira ibishishi bongereye ikindi. Abandi nabo baba muri iyo kategori ni abumva uruhu rwabo rwaka, rubasa nk'urutwika.
hanyuma tuvuge ku bintu wakora kugira ngo wongere ubuzima bwiza bw'uruhu rwawe. Harimo ibintu bibiri wagenderaho, hari indyo n'uburyo witwara buri munsi, ibyo ukora, uko ubayeho buri munsi ku munsi. Tugendeye ku ndyo, byagaragaye ko umuntu indyo ifasha cyane mu mibereho myiza y'uruhu rwawe. Ugendeye ku mavitamine ufata, ibintu ugenda urya, bigenda bigaragaza neza n'uburyo uruhu rwawe narwo rugenda rumera. Byagaragaye ko abantu bafata vitamine ya E, vitamine C na vitamine A, abo ngabo bagenda bongera imimerere myiza y'uruhu rwabo. Naho abantu batabifata nibo usanga uruhu rwabo rusaza mbere, aho usanga bazanye iminkanyari hakiri kare, cyangwa se uruhu rwabo rugata elasticite, ugasanga rwashaje hakiri kare. Kandi tuzi ko gusaza k'uruhu nk'uko umuntu asaza niko rusaza, kandi uko ugenda wiexposa ku bintu byangiza, ukajya ku zuba cyane, uko niko rugenda rusaza. Iyo udafata rero izo ntungamubiri zikenewe, niko rurushaho gusaza vuba. Ibintu bimwe wagenda usangamo izo ntungamubiri harimo nka vitamine A, cyane cyane wabisanga mu mwijima, ukayisanga mu magi, ukayisanga mu mata, mu birayi, mu bihaza. Aho ngaho tuhasangamo cyane cyane iyo vitamine A. Umuntu ukunda kubifata azaba azi ko ari gufata vitamine A izanamufasha mu buzima bwose no ku ruhu. Hakaza vitamine A, iyi ngiyi igenda igabanya ibyo bita free radical mu mubiri. Tuyisanga cyane mu mavuta ya olive oil, cyangwa mu mavuta y'ibihwagari, mu mboga spinashi, muri karoti no mu mavoka, aho tuyisangamo. Naho vitamine C iba mu rusenda, nubwo rusenda narwo atari rwiza, ariko naho ibamo cyane. Tukayisanga no muri spinashi, no mu juice ya orange naho tuyisangamo, no mu biterayi no mu nyanya tubisangamo. Naho ibindi bita cholesterol nabyo tubisanga mu nyama, nabyo bifasha kubaka uruhu rwawe. Rwaba rudafite amavuta, uko ufata ibintu bifite amavuta azaho. Umuntu rero waba ufite uruhu rwumagaye agomba gufata ibi bintu, waba ufite uko rumeze kose, kugira ngo bigufashe. Hanyuma tuvuze ku uko umuntu abaho buri munsi, uko witwara, nabyo bifasha ku ruhu rwawe kugira ngo rumere neza. Twakugira inama yo kugira ngo buri munsi ujye ukora siporo. Ibyiza ni uko wayikora inshuro nibuze 3 mu cyumweru bihoraho, udakora ibivunanye, ariko ukabikora bihoraho. Ukarya izo mbuto, ukarya izo mboga, n'ibyo byose twagiye tuvuga, ukarya neza mbega muri rusange. Hanyuma ubishoboye agakora za exercice zifasha nka yoga, umuntu guhumeka neza, ukagabanya stress mu buzima bwawe, nabyo birafasha ku ruhu. Ukagerageza kunywa amazi ahagije. Ibyiza ni ukunywa nibuze ibikombe 6 cyangwa 8, kugira ngo uruhu rwawe rugira amazi. Uko umubiri ugira amazi, niko bigera no ku ruhu inyuma. Hanyuma ukagabanya igihe umara ku zuba, cyane cyane igihe rya zuba rije rikomeye cyane, muri ya masaha ya 5, saa 6, ukaba wabasha kuba uri ahantu hatari izuba ryinshi. Hanyuma tukakugira inama yo kutanywa itabi, udakoresha ikofi, nabyo birafasha ku ruhu rwawe. Hanyuma ukagerageza kwishima, nabyo birafasha ku ruhu rwawe. Abandi bavuga ko ibi binyobwa bya soda bifasha ku mubiri nabyo, kuko nabyo byongerera imimerere y'uruhu rwawe, bikagabanya bya bintu umubiri ugenda ukora by'imyanda, nabyo ukabifasha mu kubikuramo. Hanyuma ukuntu wakita ku ruhu rwawe buri munsi, cyane cyane uruhu rwo mu maso, kuko uruhu rwo mu maso tuzi ko hano hantu hagiye horoshye cyane, hafite uruhu rworoshye, kandi ni naho ibiheri bikunda kuza.
ni byiza ko ubanza kumenya uruhu rwawe ufite uko ari uruhe, ni ubuhe bwoko bw'uruhu ufite. Hanyuma ukagerageza gukaraba, ugakaraba ukoresheje isabune zitari za sabune zikoresha zo gufura, za sabune zikomeye kuko nazo zangiza uruhu. Izo sabune ziraza zikagabanyaho ya mavuta, uruhu rukamaza rukamera nk'urwumagaye. Hanyuma rero ugomba kwirinda gukoresha ayo masabune. Hanyuma ukagerageza gukoresha amazi y'akazuyaze. Amazi ashyushye cyane arabujijwe rwose. Wakoresha konje cyangwa ugakoresha amazi y'akazuyaze. Hanyuma ukagenda ukoresha intoki zawe ugenda wisiga isabune, uko birafasha ho kugira ngo ukoreshe ahandi, kandi ntutirime cyane kugira ngo utaza kwiyica, kuko uko utirima nabyo bishobora kwangiza uruhu rwawe. Ni byiza ko nanone ushaka amavuta akwiranye n'uruhu rwawe ukoresha kugira ngo bitaza kukwangiza. Hanyuma ni byiza ko wisukura nibuze 2 ku munsi, cyangwa se n'igihe cyose wabize ibyuya cyane ugakaraba mu maso. Ku muntu ufite rwa ruhu rw'amavuta ni byiza gukoresha amavuta y'amazi, naho ku muntu ufite uruhu rwumagaye agakoresha amavuta y'igikotori. Tuvuze kuri ibyo bita cosmetic za make-up, ni ibintu byose ushobora kwongera ku mubiri wawe, byaba ari ibivuye mu bimera cyangwa ibindi byakozwe mu nganda. Ibyo byose ukabikora kugira ngo uhindure uko ugaragara, abantu bakubone. Ibyo byose kandi ni ibintu bikomeza kubaho, ibintu abantu bakora. Uburyo bwiza bwo kubikoresha rero, ku byo wakoresha byose, hari byinshi bitamenyekana ngo tumenye ibintu bibigize, ariko ni byiza ko usoma kuri buri bwoko bwose bw'ibyo wamenye, ukareba ibintu byanditseho kugira ngo ubikoreshe neza. Hanyuma niba ugiye kubikoresha ukaba wisukuye ku ntoki zawe, kandi ntubisangire n'abandi bantu ngo mwese mubihurizeho. Ni byiza ko buri wese agira ibye, ikintu birimo kikaguma gifunze kugira ngo hatazamo mikorobe mu gihe cyose utari kubikoresha. Kandi nubikoresha ntutsindagire cyangwa ubashe kwica uruhu rwawe, hataza kwinjiramo bagiteri mu ruhu rwawe ugatangira kugira ibibazo ku ruhu. Kandi niba wumvishe byatangiye gusaza, ni byiza ko wabihindura kugira ngo bitaza gukoresha ibyangiritse hanyuma bikangiza ubuzima bwawe. Ni igihe byashaje ntukazajye ugira ngo ushyiremo amazi. Ni byiza ko mu gihe bishaje utagerageza gushyiramo amazi kugira ngo bimere neza, kuko byashyiramo amabagiteri muri ibyo bikoresho byawe. Hanyuma ingaruka bishobora kugira ku mubiri, uko ubikoresha bishobora gufunga utwenge tuba ku ruhu, hanyuma bigatuma imyanda idasohoka neza ku ruhu. Abantu bamwe bishobora no kubatera aleriji bitewe n'ubwoko bw'uruhu rwabo, cyangwa bikongera ko izuba ryajya rikujyaho bikagutera ikibazo. Bimwe birimo ubwoko bw'ubutare bushobora, kubera igihe umuntu abikoresha bishobora kugenda bukuzira mu mubiri, bukaba bwazamutera ikibazo mu gihe kiri imbere. Harimo ibindi dukoresha nk'amavuta, amwe agiye arimo ibintu byica cyangwa byangiza uruhu. Hari ababikoresha babishaka kugira ngo bahindure uruhu rwabo, ibyo twita kwikoroga. Ibyo harimo hydroquinone cyangwa birimo amasiteroide. Ibyo ngibyo byangiza uruhu, bifite ingaruka zishobora kuza ako kanya cyangwa zikazatinda, aho bishobora kuba byakuzanira andi mabara ku ruhu rwawe. Ibyo ugasanga ugiye ufite amabara atandukanye, cyangwa se kuri izo steroide zikaba zazagutera ibindi bibazo bijyanye n'uko zagiye zinjira mu mubiri bitewe n'igihe uzikoresheje. Hanyuma ukaba warwara nk'umuvuduko w'amaraso cyangwa ukarwara impyiko. Umuntu uzikoresha iyo bamubaze cyangwa acitse igisebe, ahantu yagiye azikoresha gitinda gukira. Ni byiza ko tuzirinda kuko zakangiza mu ruhu rwawe. Hari zimwe zagiye zigaragara mu Rwanda, harimo nk'iyo bita extra claire, hypogel, bioclaire, skin light, creme,
misiriko, izo ngizo bagiye basanga zirimo ibintu byakica uruhu rwawe, ni byiza kuzireka. Niba unabikoresha utabizi wabireka, nibyo byiza. Hanyuma tukakugira inama y'uko wakoresha amavuta yizewe warebye muri farumasi, harimo ayo bita onga emulsifiant, harimo vaseline, harimo bita topi creme, ayo y'amazi akagufasha kuri babandi bafite uruhu rw'amavuta, ayo ngayo y'igikotora agafasha kuri babandi bafite uruhu rwumagaye. Murakoze. Hanyuma igihe cyose twakugira inama, uramutse ugize ikibazo wajya kwivuza ukajya kwa muganga cyangwa ukareba umudermatologe kugira ngo agufashe. Murakoze. Mwakoze cyane gukurikirana ikiganiro cyacu kijyanye n'ubuzima, aho uyu munsi twabaganiriye nanone ku bintu bijyanye n'ubuzima bw'uruhu. Rero icyo tubasaba cyangwa se aho waba wagize ikibazo ni umwanya wawe, ngira ngo batuganiriye kuri byinshi bigiye bitandukanye umuntu yibazaga ku buzima bw'uruhu. Ngira ngo aho yagiye atubwira uko ukwiye gufata uruhu rwawe, twabonye indyo nziza cyangwa se ibyo umuntu akwiye gukora, twabonye amavuta ukwiye kwisiga, twabonye nayo ndetse udakwiye kwisiga. Ibyo byose bidufashe cyangwa se bitume tugira uruhu ruzima, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi buri muntu wese aba afite ubwiza cyangwa se afite uruhu yifuza, ruzira ibyo nakwita gukanyarara cyangwa se kuba rwaba rwumagaye kandi wenda bitari bikwiye, cyangwa se rwaba rutose cyane. ngira ngo agiye atubwira byinshi bigiye bitandukanye. Aho ngaho rero umwanya ni uwanyu. Waba wagize ikibazo twandikira hasi muri comment, turaza kuza kubibona, kandi hari n'icyo wifuza twazabaganiraho ubutaha, turahari ku bwanyu. Mwibuke gukora subscribe, like and share. Ciao ciao.